ndagusuhuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza kuri wowe ukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho ku Rumuri Media. Niba uri mushya utarakora subscribe ibuka kuyikanda udushyigikire ukanda no kukazogera kugira ngo amakuru yacu ndetse n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi utazajya ubicikwa. Amakuru ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Mu karere ka Gicumbi haravugwa umukobwa wateye icyuma umwana we mu Rubavu birangira umwana hasize ubuzima. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gicumbi bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Byumba ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umukobwa w'imyaka 22 y'amavuko utuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rutare akurikiranyweho icyaha cyo kwica umwana yibyariye amuteye icyuma. Icyaha uyu mukobwa akurikiranyweho yagikoze ku itariki ya 25 Gashyantare uyu mwaka ubwo yabyaraga umwana ugejeje igihe cyo kuvuka, arangije amutera icyuma mu Rubavu aramwica, amushyira mu mifuka 3 ajya kumujugunya mu mugezi wa Mwange, ari naho yatoraguwe yapfuye nyuma y'iminsi 3. Ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru buvuga ko uregwa yemera icyaha, agasobanura ko yabitewe n'uko umuhungu wari waramuteye inda yari yaramubwiye ko ntacyo azamufasha. Icyaha nikimuhama azahanwa hashingiwe ku ngingo ya 8 y'itegeko nimero 59/2023 ryo kuwa 4 z'ukwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Tubashimiye ko mukurikira amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Buri mushya fata akanya gatonya udushyigikire ukora subscribe ndetse ukande no kukazogera, wibuke no gusangiza iyi nkuru abandi. Inyunganizi cyangwa se igitekerezo cyawe nabyo ni ingenzi. Ciao ciao.